igihugu. nayo ni igihugu. Mu Rwanda hari nk'uburere bungahe? Burere ntabwo napfa kubumenya. Yenda upfa gushwagisha ntari. Uburere ni nka 200 wenda na 20 gutyo. Ni nka 220. Ni akahe karere wumva ufite amatsiko yo kujyamo? Akarere akarere mfite amatsiko k'ibihumbi 80 ku kwezi ntabwo wagatora. wapi ntabwo nagatora. Iyo wariye neza ukumva ko wariye neza nibe biryo uba wariye? Ibiryo mba nariye ni isombe. Mba nariye isombe. Wariye isombe? Egereza neza mikoro nkuko ndi kubikora. Wariye isombe? Isombe se ufite nk'umugore ayigukorera cyangwa niwe uyikorera? Umugore. Bimeze biti uyu munsi nanone ikambo wanyu, uyu munsi twongeye gutembera karitsiye cyangwa dutembera umujyi. Umunsi twawe n'umupapa wacu ngo tuze tumuvugisheho gatoya. Ndashimira umuntu wese uzi ko wakoze subscribe. Tujye kumubaza ibibazo bikeya by'uyu mujyi atubwire ukuntu ibintu bimeze bite papa wanjye? Nta kibazo ntari. Umeze neza narebe? Egereza mikoro narebe. Amakuru yawe? Ni meza. Umeze neza narebe? Ndi kuvugana nande? Nashizirungu Jean Claude. Nande? Shizirungu Jean Claude. Amakuru yawe? Ni meza. Uturuka mu kahe karere Shizirungu? Akarere ka Kicukiro. Uduhuye ufite ipantaro bimeze bite, uri mu kazi ka buri munsi cyangwa se wari urimo witambukira biranga? Ni mu kazi ka buri munsi to. Mu kazi ka buri munsi. Iyo wakoze cyane cyangwa se wakoreye amafaranga menshi cyane, ku munsi ukorera nk'amafaranga angahe? Ku munsi ni hagati ya 5 n'8. Hagati ya 5 n'8. Uvuga kanya waguha akazi k'ibihumbi 80 ku kwezi ntabwo wagatora? Wapi? Ntabwo nagatora. Iyo wariye neza ukumva ko wariye neza nibe biryo uba wariye? Ibiryo mba nariye ni isombe. Mba nariye isombe. Wariye isombe? Egereza neza mikoro nkuko ndi kubikora. Wariye isombe? Isombe se ufite nk'umugore ayigukorera cyangwa niwe uyikorera? Umugore arahari uyikora. Ariko isombe niyo wariye uravuga ati ibintu bimeze neza? Rwose no mu rugo bavuze ati twatetse isombe ndatega nkajyayo. Okay, inzoga urazinywa? Ni ryari wanyweye inzoga ukavuga ati ngiye Shizirungu noneho ndumva byabaye danje pe ibintu noneho sinzi ukuntu ibintu bimeze? Ndumva ariko ndabyibuka sobora. Ndabyibuka. Ntabwo mbyibuka neza ariko icyo gihe sister yari yakoresheje ikirori. Yakoresheje ikirori? Bigenda bite? Icyo gihe yari yakoresheje ikirori, yari yakoze mariage. Nibwo nanyweye kabisa numva bwakeye ntazi uko bimeze. Bwakeye utazi uko bimeze. Akanya nicyo kintu cyakubayeho kiri umwana kurya uvuga ati nanjye ikintu Shizirungu cyambayeho ndumva. Yenda umuntu akakugira umwana bikangomba ko umuntu yagusubizayo kugira ngo ugikosore. Nicyo kintu cyakubayeho? Kibi cyangwa cyiza? Icyiza yenda. Icyiza. Ukiri umwana utajya wibagirwa. Icyiza cyambayeho. Niko. Ndacyibuka. Ikintu cyiza cyambayeho. Nkiri umwana. Ni ubwa mbere nagendeye mu modoka. Mva mu cyaro nje Kigali. Nyine wabonaga ibiti bigenda cyangwa se wabonaga bimeze? Nabonaga ibiti bigenda abantu bose bagenda. Icyo gihe nicyo kintu. Wari wicaye mu ntebe wari wayifashe cyangwa wari umeze? Ni ukuvuga ngo imodoka yahengamiraga hano. Nawe ukahengamira ngaha? Yahengamira ngaha kugira ngo ntahirime. Byaranshimishije icyo gihe. Ni igihe cyo wumvaga bakivuga Nyabugogo ukiri kuva mu ntara? Wumvaga ko Nyabugogo bayivuga gute? Nyabugogo? Nyabugogo bavuga ko haba ibisambo byinshi ko urebye nabi. Nawe bwawe bakwiye bakagutwara ntuzagaruke. Ntabwo ugeze wibirwa Nyabugogo? Ntawe urahanyibira. Ntawe urahakwibira? Ni cyo kintu ubu ngubu ushimira Imana ukavuga ati nanjye ikintu ndagishimira Imana? Ikintu nshimira Imana? Ni uko yantuje mu mujyi wa Kigali. Ni uko yagutuje mu mujyi wa Kigali. Uba udakodesha cyangwa urakodesha? Ntabwo ukodesha. Ufite abana bangahe? Ufite abana 4. Ufite abana 4? Urateganya kubyara abandi bangahe? Cyukuza ndumva nta bandi. Umva nta bandi? Wewe ushyigikira kiriya kintu ukuntu abantu bavuga ati umugabo afite ubushobozi yashaka abagore 2? 2? Afite ubushobozi? Umva ntago kiriya kintu ntago kiba cyemewe. Uba wumva kitarimo neza? Ntago kirimo neza. Akanga dufite ibibazo kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu nabone uri kwihuta n'uri gucangacanga byataye. Yenda iyo umuntu akubwiye ngo yenda iyo umuntu avuze ngo wenda kumva nka Ethiopia wumva ari nk'uwe murwa? Ethiopia? Wumva ari nko mu kihe gihugu? Nyine Ethiopia ni igihugu. Ariko umurwa wacyo ntabwo mwibuka. Umurwa wawe ntabwo wibuka? Iyo umuntu avuze yenda ngo nko muri Thailand uba wumva ari nko muri Afrika cyangwa ari nko haraza kera? Thailand nacyo ni igihugu. Nayo ni igihugu. Mu Rwanda hari nk'uburere bungahe?
Burere ntabwo napfa kubumenya. Yenda upfa gushwagisha ntari. Uburere ni nka 200 wenda na 20 gutyo. Ni nka 220. Nakahe karere wumva ufite amatsiko yo kujyamo? Akarere akarere mfite amatsiko yo kujyamo. Akarere ni akaya. Nakahe karere wumva ati njye kano karere numva ngafite amatsiko? Akarere ka Nyabihu. Akarere ka Nyabihu. Nicyo kintu gituma wumva ushaka kuba wajya mu karere ka Nyabihu? Hari ahantu bavuga ngo mu Bigogwe. Mu Bigogwe. Niho nshaka kujya kure. Wumva bafite amatsiko byatari. Uba akanya ubyutse mu gitondo murakavuga ati ni icyo kintu ushaka cyane n'ukimera uburenganzira bahita bakiguha. Ni icyo kintu wahita usaba akanya? Akanya? Saba. Ni ukujya kwicara muri perezidansi. Reka dusoze ntari ugize ugura indaya? Oya. Ntabwo uragura indaya ariko indaya urazizi? Ndazizi. Hari iyo uzi? Gutya nk'abanyarwanda. Ukaba uyizi ko utera n'indaya? Oya ntayo nzi. Kandi mbona arapfa kuzibona zigenda gutya gusa. Ujya wumva yenda nk'ibiciro byaho ari nkangahe? Ubona n'imyambaro yabo bihita ariko ujya wumva nk'ibiciro, wumva nk'ibiciro byayo ari nkangahe kugira ngo ureke urugendo? Ibiciro? Bumva nyine ngo bavuze ngo ibiciro ngo hariya ngo ni aka gace nkuyemo. Numva bavuga ngo ntibarenza 2.